Ndi papa sava. Nyagasani kukurikire rana ko Didasian karame boss fungura kuri toilette ndafungura se kandi hakinza n'ingufuri wiki harafunza n'ingufuri da hari hafungiye inyuma iyo ngufuri se n'indi yisize Didasian abuja niyo nayibona nagabo fungura sereka kugira harafunza n'ingufuri boss we abagabo turabona di harafunze ariheze nabonye azamuka ino ruguru ntabwo nzi aho yerekeje wamubonye ngo arenga ruguru iyo yego ubwo meze muri umunuko wa toilette rero turamutegereza hari turebe ko yaza karagakingura Didasiana umva ndi kumva boss reba inyundo ya Kinubi uri kumva urebe n'incoka ndayireba heza ko ishoka kwa specials bayitiriye ejo bundi kandi ko ntabariyo ngaho reba inyundo ukubite icyo kivero kiveho mve muri uyu muntu ukomeze nabi iravuga kandi yewe naha yahafunze rwose ndabona turi inyuma y'urugi nta kintu nagufunze naboneye iwanjye ko ari byo akaga kaboneye indushyi umva Didasiana karame boss ndi kumva nta telefone ufite aho ngaho telefone yanjye nta mayinite ari sikiwe mayinite ari ngaho tira vuba vuba ibyo tira nirikize tira mayinite yewe naratiriye kuri Tigo kuri MTN naragujije rwose nta kintu bampimira uragatira Nyagasani yagiye kureba bihaye Imana gusomariye iki umva nkubwire Didasiya karame boss ndumva harya ngo yarenze ruguru iyo yarenze no ruguru sitoyi nayo ntegire ikinyabupfura nemenya ko shebuja yijemo mbega gaze ubu vuze iki Didasiya karame harya ubwo niwana bose yafunze nta na telefone yanjye wabona yego yafunze rwose namwe tubika ibintu by'ibikoresho ndabona hafunze nta n'abaturanyi wabona aho hafi ngo bahuruze hanyuma bice iki gikondo mvemo hano bose boss nawe abaturanyi isize saa 3 baba bari mu rugo batagiye gushaka ibirayi by'abana babakura naho hose no kwa nano yapfa kwa Margarita mvuyeyo mbonye ntabariyo imbuzi narimbuye byisha abadayimoni ndakubita none dore umuntu uko niwo ndimbuye ko naboneye umusozi we yo muzi iki ko iyo umugabo yaguye mu kaga abura n'ibitekerezo we kandi nyisakara nanze gushyiramo akantu kazamura umwuka niko mba nciyemo boss ihangane rwose ashaka kudatinda kubera ko hari umuntu twashakaga kugemurira kandi saa 4 ashobora kubanguka rwose ko nawe wagira ngo ntagurya ubu iki ni ikivero cyakunanira koko nta kindi nakora Kirimbuzi mugabo wanjye mwiza nizere ko ugira ubwenge koko nizere ko uyu mwuka wakuguye neza umwuka si yindi parfum wampaye umugabo wanjye imico myiza umwana mwiza rwose nizere ko kano gahumuro kakuguye amahoro nta kibazo kamubwire Dafi uri kumva sha utagwa boss Dafi humura
Sekiri afashwe n'ibikino niko waramutse mwaramukanye Imana ubaye iki se kandi ukuntu nasuhuza abantu baje wawe imbwa ziramfashe urumva imitsi yo mu mpfundiko icanye dubure kinyoteri ku mitsi y'ikibuno bita bikora sirikwe mu nda we ibyo bintu se bihurira bihurira byose ku mitsi hose hanyura imitsi kandi bikoresha mu nda sibamo yewe papa sava we akiri mu bwo uri kwigira ibiki uri gutera ndi mbabaza ahangana ndi uri gutera none se ko wirukankanaga umugore urumva narindi mu gasiporo mu tuntu tw'udusiporo hari inyuma aha rero twari duhinduye turi muri ka siporo de marche ntabwo siporo bita de marche ka mu gitondo kugira ngo intuza amaraso atembere neza umuntu abe yajya mu kazi n'amaraso ameze neza n'ubwonko bwagiye ku gihe mwari murimo kwirukankana wowe nawe yego nta siporo de marche kandi wabonaga wagira ngo arimo araguhuga atameze oya twari turi iriya ni siporo ya honeymoon ni abantu baba bari muri shusho honeymoon yanyuye honeymoon y'imyaka ni urugo rubanye neza ariko mugani ruhora ari mu bageni warudutumye saba bitwereke ko muhora mu kwabuki ariko se papa sava uretse kwijijisha agashaka kuyobesha nkete ngewe naje kubatuma mwumva ndi gushinyika ngewe umugabo wanjye reka nako mbivuge ndabivuga umugabo wanjye namukingiranye muri toilette kubera ko numvise akunda ibintu by'umunuko akantu k'umunuko ari akantu nyine akunda kuvuga akunda gusebesha abantu nyine ashobora kuba gakunda mukingirana muri toilette waje kuduhuruza usize umukingiranye muri toilette ntamukingirana paste umva mbabwire byose mbishyira ahagaragara ngatumiye umuryango muri muri abaturanye buretse twumve Kirembo paste muri umuryango wawe ariko nawe reka twumve ese ko rimwe muba muduhuruje papa sava muri umuryango mfite muri abaturanyi muri inshuti Kirimbuza umugabo wanjye muzi ko umugabo wanjye mukunda muzi ko twiyubashye bavuga ngo barabaga ira couple n'abasirimu yifata aterata uyu mukozi amuterata ngewe mbimenye ibyo bifite igihamya ntayigira didasiyeno yuwatunye uyu nguyu didasiyeno noneho hari ukuntu najyaga mbona nkabona nyine ndabakemanga urumva uyu umudamu wahatunye naramubwiye ngo ajya nkorera imirimo ahangaha nzajya mwishyura ibihumbi 12 ku kwezi uko nyine yambi 12 ku kwezi 12 nyine akore yego akore atahe nimugoroba nyine kugira ngo nabone ko yabona agasabune nk'abandi babyeyi aza ahangaha akimara kuza nkabona Kirimbuzi hari ukuntu nyine amwirebesha ukuntu mushyira ku ruhande ndamwana Kirimbuzi mugabo wanjye mwiza nkunda ko mbona uriya mudamu hari ukuntu mwirebesha ukuntu yego ari mu kagoroba uretse Kirimbo n'ibimeze bite uretse nawe gatoya iryo sifuhe ridafite impamvu nyine ngomerezaho yamushyize ku ruhande ngomerezaho nyine nawe uretse twumve siperi ngomerezaho nawe ubyumve arangije arambwiye ngo dafi ngo ntasani ngo uriya mugore nuko nk'umukwa wa kipusi ngo uriya mugore namuvugisha ngo uriya mugore namwegera ngo ariko ubundi dafi ngo ugiye guhamagara abakozi unana uguze gucagura umukozi mwiza muzima ngo uri simati ndamubwira ariko uriya mudamu ndavuga uriya mudamu ni umukerereka ntabwo tumukoreshe ariko tugira gute tunamufasha icyangombwa nuko dukorera papa sava arangije aramutereta ndabimenya birambabaza umva nkubwire Kirimbo wambeshye inshuro imwe inshuro ebyiri eshatu ntabwo ya kane wambeshye kandi ikindi nanayibabwira mwese ahangaha uko muri ahangaha impamvu nabatumijeho nagira ngo mbereke yuko hejuru inkoko haba dendo urumva mwese narabibonye angira igicucu agira umugore w'amagambo gusa ariko narabimenye papa sava narabimenye dafi wararenganye rwose narabimenye sipe narabimenye yaburetse reka buretse twumve udashyigikira umugore mugenzi wawe tutarabibonera gihamya baduhamagara ngo duhita duca urubanza tutarumva undi oya agahinda buretse Kirimbo nawe dufite uko turabigenza narabimenye umva pasite byose mu byanya byose mu birenge ndagira ngo esipe buretse Kirimbo buretse hato esipe atagendera ku marangamutima agashaka kubona amarira ya mugenzi we
urumva rega kurira n'ibisobanuro ibisobanuro ko ari uko uravuga rata Dafi yararenganye ubwo se urumva ibyo natarabibonye umugabo arifashe agiye gutereta umukozi mu rugo ibyo bintu urumva koko umva rero ni ihohoterwa ngo Dafi yararenganye umva pastor yego aha ni abavandimwe turi gukiza kandi biba bisaba nukiza abavandimwe uraramye wihita uhengamira tutarumva tugiye kuri uru ruhande ngaho nyine ni mu byuma iki kibazo nicyo mu rugo gikemuka nibyo mureke nanjye munyumve muri kumva muhambere nk'abagabo muri kumva muhambere nk'abagabo mbese urashaka kubihakana ahubwo ibiki urashaka kubihakana ibiki ariko sipenge ubu narumiwe buriya rero hari ibintu byanyobeye nge kirimba urashaka kuhakana ibyo umugore wavuze amambere nge mbiguhamiririze utabona na Dafi yavuze nge bintu ninge nabimubwiye hari ukundi yabimenye igihe uza ndi gukubura hariya muri dushe ukaza ngo ibase y'amazi ngo nayigejejemo nunamye gutya ukanyora ku mabere ndabivuga Dafi ndabivuga abantu bagabo bose bagiye ari umutekano uko turinda yahantu umbe ko ari umutekano ndangije mu gihe mu gihe nari intetse ubwo murabizi ko nkunda kwihorera mu gatenge nikwije ngo ariko ngo hari ukuntu ugenda ngo nkabona ngo buriya ngo nubwo uri akantu k'agakara ngo mbona ukoze nk'agaturage ngo ariko ngo mbona ngo uteye neza ibintu nk'ibyo noneho ubwo uri kumva ni bosi Dafi yari ahari noneho mu gihe nyicecetse nk'umuntu wubashye bosi ngo ariko didasengwa ngo igira hino nkubwire ndamwegera buhoro nyine nk'umuntu mwubashye ngo buriya Dafi ngo nubwo umubona ngo nubwo nkubwira ibintu ukabica amazi ngo naragukunze ngo Dafi buri ubwo umubona ngo yipude ngo ari inzobe ngo amaherena ngo ari ikizungerezi ngo n'inzara zisiga ngo muhuriye heze ngo ntaho muhure ngo ibintu byafashe indi ntera nuko pastor ubwo zicyakurikiyeho tekereza aho yambwiye umugore we w'isezerano ngaranuka wagira ngo nimbe biba yakuriye ngaranuka ngo arega ngo abagabo nuri umugabo mukuru weho wabimbwe gereza ntabwo ndinda uri umudamu wahakuye bazaranuka ageze kuri uriya sipe nsuri umugabo mukuru wiyubashye ni ukuvuga muzi icyo numvisemo buriya ngo kirimbuzi yajyaga gutereta uyu akavuga ko umugore wa nuka umugore yamubaza akavuga ko uyu nawe anuka niyo mpamvu nanjye namukize muri tuwarete umenya yumva uwo munuko ahora yihaga ahubwo Dafi wakoze uwo munuko ahora yiraga nawe umutuzamo abana nawe awenjoye umva Teresifo urumva buriya ikintu bita agahinda gishobora gukoresha ibara urumva wafashe umugabo ufungira muri tuwarete buriya uburakari bushobora kugukoresha ikintu utabona uko usabira imbabazi ariko pastor reka nkubwire niyo bambana ngewe ariko umva kugahinda kuvuga ngo ngewe ndanuka ese niyo nabanuka ko ndi umugore wawe w'isezerano utambwira ati Dafi uranuka njya kwa muganga bakuvure niko kirimo wa mugani ko wasabaga ijambo urumva urikwiye ko urumva urikwiye umuntu w'umugabo ufite umugore mwarashakanye arakubyariye aramuhekeye mwemeranya aramubyariye aramuhekeye rimubyariye imwe kabiri urarangije ugiye gutereta uje aha ugiye gutereta uhita utereta n'undi niba nako kageso gafite karakubase pe wagiye wenda ugashora ayo mafaranga ugashora imiti iyo mitoma ukareka gushora umugore w'umwami ni wowe wishyize hanze reka buriya rero hari ikintu mwashakanye hari ikintu kijya kibaho papa Sava cyangwa wowe wayimupfiririshe urumva papa Sava umuntu waguhekeye Teresifo umva sipe wikubira ku gahinda buriya ubwo mwumva ngo hanze abantu bari kwicana uburakari nk'ubushobora kubona umwe afashe igihosho akagikubita undi igihosho njyewe nuko nafite ingufu simeze nk'ingufu z'abakarate namufata ugiye kumufata kuko tuzi ntabwo wahoze wiruka umva ntabwo wahoze wiruka nuko
buriya gufata tudahari yari kukugenza agiye gufata tudahari hari akandi kantu yambwiye mu mugoroba nuko Dafi yaje nkabona ari bize akambwira ngo Didasi ngo buriya rero ngo hari akantu ngo njye kuzagukorera ngo ndi kubona utu dufaranga tudahagije ngo mu gihe ngo hatunge ngo kiraka cyo kotsa Jigo de chevre cyahagaze ngo ndi kumva ngo nakongeza 600 bitari ku mushahara ngo icyo gihumbi ukajya ugitegesha ngo ibyo bitanu ngo nawe ngariko Dafi ntakabimenye ubusura yabimbwe njye sinamukiraga icyo gihumbi cyo gutega uratega mu ntambwe uratega muri mu ntambwe 200 intambwe 200 umuntu atega niba urasana kare kose yabikora ukamuterekesha ayo mafaranga utagiye gusebya inama z'abantu ni wari umuntu tuvuga ngo turakwemera ubwo nawe uragiye niba utisubiyeho kandi dore icyo nshaka kukubwira yarunduye hari umufilozofe wavuze ati buriya ntushobora gukontorora inyenyeri uko zizunguruka mu kirere ntabwo wabibasha ntabwo ushobora gukontorora akazi kose kari kuri iyi si ntabwo wakabasha ariko aho uzaba wananiwe kwikontorora wowe ubwawe kuko niwe wenyine wowe ubwawe ukananirwa kwikontorora niba ari inzoga wanywaga ntubashe kuyireka ikakugira karande ukananirwa kwikontorora ayo magambo mabi uvuga uwo mwashakanye ugiye gutereta bikakubaho karande ukananirwa gukontorora ako gakoni kawe ubona gatangiye kuguteza uya karamukoze ibara uzamenye yuko burya utakiri umuntu urabyumva ntabwo wajyana ngira nyari enda Dafi umva Dafi umura ntacyakugira ntacakutwara gusa arumva afite ijambo ryo ku imbehe se uzakora n'ahandi cyangwa wemera ubibiro bya kabiri tujye tuvugana wowe oya ntimwongere kurwana ntakora ku mugore ngo yamenye ibanga ni akazi kawe ndabizi ko n'ubu kwihanira ari icyaha ntabwo nabitekereza oya wanakoze ni wowe wakabaye uhari ariya ni amafuti umugabo mugenzi wacu ntabwo mujye kwitabagiza mwigira mute urumva subira mu mirimo ngamusubire mu mirimo yego Dafi abakozi imana ibameze sawa ngaho kandi wisubire rero byaragariye ibikoso